Mu murenge wa Murambi mu kagari ka Bubangu abaturage baravuga ko babangamiwe bikomeye n'ubujura bukomeje kwiyongera, aho bamwe batakaje amatungo yabo abandi bagasahurirwa mu ngo zabo. Ibi bibaye mu gihe bamwe mu baturage bavuga ko batagitinya abajura gusa, ahubwo banatangiye kugira impungenge z'umutekano wabo w'igihe kirekire, kuko ubujura bumaze gufata indi ntera, aho batagitinya no gupfumura inzu bakinjiramo bakiba utw'abaturage. Ubwo umunyamakuru wa ITV yageraga muri aka gace bagaragaje impungenge zabo. N'undi n'abandi sinzi n'undi bibye ingurube bo barayibaze nuko aho njya numva ko bapfumura amazu raho bibye hano haruguru pfumuye arangije bareba bajyana ngo n'amahene. Kumva ibisambo byibye byatobeye nk'ahantu amazu byibye nk'ihene, bikiba ihene tukazisanga nk'ahantu bazibagiye nko mu manga, bikaba ikibazo nabyo. Nese ubwo iyo bagupfumiriyeho inzu ubwo weho si we baba bashigaje. Muri abaturage banavuga ko bamwe muri aba bajura baturuka mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo gahana imbibi n'uyu murenge wa Murambi wo muri Rulindo. Bayibaze uwo mujura ngo yari yaturutse muri Gasabo. Ntabwo ari abo mu ntuza gutya, ni nk'abaturuka ahandi. Abaturage bavuga ko nubwo hari amarondo bamwe mu bayitabira badakora inshingano zabo uko bikwiye, ariho bahera ko bavuga ko hakwiye kongerwa ubufatanye bukomeye hagati y'inzego z'ibanze n'abaturage, hamwe no kongera umubare w'abakora irondo ry'umwuga muri ako gace, kuko ngo usanga umubare wabo ari muke ugereranyije n'abagatuye. Iyo ari bake ntabwo bakwisaranganya mu iyi santere yacu yose, bajye kwira santere yo mu Itaba baze na hano bagende bagera mu biturage, urumva bajya ahashoboka. Mwese nk'ubirondo iyo byagiye mu Itaba ahangaha mu ngo hari ubu hasigaye, aho bizeye baba ko hari irondo, ariko iyo bagiye mu Itaba ntahasigaye mu ngo se nindi buzicunga, dukeneye n'abandi hari nk'abanyerondo barara umutekano muri uno mudugudu, ubundi baba ari nka 4 cyangwa 6. Rero abantu 6 ntabwo bagenzura umudugudu wose. Bibaye byiza babongera bakagera wenda nko mu 10, bikarushaho kuba byiza. Iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ubwo umunyamakuru yabamagaraga ku murongo wa telefone yakigarutseho muri ubu buryo. Umwanya nyashake nyagushye, urumva rero wamfasha rero umpe amakuru yuzuye ukeneye, hanyuma natwe dushaka amakuru tuyagufa. Mu gihe ubujura bukomeje gufata indi ntera mu gace ka Murambi, ubuyobozi n'inzego z'umutekano birasaba buri wese kugira uruhare mu guhashya iki kibazo, kuko umutekano ari inshingano ya buri muturage ku giti cye, kandi buri wese akanaba ijisho rya mugenzi we, ndetse no gukumira icyaha kitaraba kugira ngo umutekano ukomeze gusagamba. Gendisenge yumva Gisa Steven, ITV mu mujyi wa Kigali.